umunezero ku mutima no ku mubiri ku banyarwanda ndetse n'abanyamahanga mutugana. Delis Hotel tubafitiye amacumbi meza utasanga ahandi, bar, restaurant, tutibagiwe n'ihene yo mu muceri, sauna na massage, piscine nziza yakira abato n'abakuze, sale zakira inama, ubukwe ndetse n'ibindi birori. Tubafitiye n'ibibuga bya basketi na volleyball. Delis Hotel duherereye ku Ruyenzi ugana kuri polisi, umanukira ku Kiliziya ni metero 15. Ukeneye ibindi bisobanuro reba nimero ziri kuri ekara yawe. Delis Hotel niyo nge nahisemo. Irwa umwari mwavuganye? Umwari nta kintu ngize mvugana nawe. Aserwa kubera iki wambeshya kweli? Ngiye mubeshya iki se? Ngiye ndashaka kumbwira ikintu kimwe. Umwari ajya kuva hano yakubwiye yagiye? Ngiye nkubwiye ko ntigeze mvugana n'umwari. Naba navuganye nawe nkanga kubikubwirira iki? Umwari rero yagiye. Uvuze ngo iki? Umwari yagiye. Hari ikindi kintu uri kumva ukeneye kugira ngo umbwire, ariko ntabwo numva uburyo umwari yaba yagiye utabizi rwose. Ngiye ndashaka kumbwira ahantu umwana ari none ahangaha ngiye kumwishakira. Birasa ikintu cyatumye ndahangaha wundi urakizi. Hari ikintu utajya usobanukirwa neza, sinzi niba ari ukubyirengagiza. Reba mushiki wawe, reba mama wawe, urabizi ntabwo bakunda umwari, ntabwo bamukunda habe na gato. Kandi urabizi noneho ufite n'umugore. Mbabarira umbwize ukuri, baba bagiriye umwari nawe. Ibyo bintu urabizi kandi urabyibonera, ntabwo ari ibintu ukeka. Mbabarira umbwize ukuri, mbabarira umbwize ukuri. Umwari ahubwo ari hehe? Ibyo bintu uri gutekereza nta hantu bihuriye. Ntabwo baba bagiriye umwari nabi ngo umwari agenda ajyanye n'imyenda ye n'igikapu byose. Iby'isi mugenzi yewe isi biranaye. Hayani ndagapfusha. Sujye kwagera dash. Sawa, namenye da. Ngiye ku muhanda dash. Wicaye hano? Reka da, ntago nkwemerera. Ntago usohoka hano da. Habaye. Yewe. Ntago bikunda rwose. Habaye iki? Katigaro je nyine n'amabusha jewe. Je ntago nabyewe. Ufite ubwoba buriya? Ahuna boss yagiye haragaruka. Ufite ubwoba bw'inyuma? Nabugira. Aho nurasanga wasanga atandukiye mu nzu rero. Amwera agacucu. Ndahanganize wewe umugabo, nzi ko ari cyo kwese twagifatanya, none ufite ubwoba bw'iki? Urabizi ko iriya umwana twita atari yabira. Azabaguma hano azahakora. Icyo nicyo nyine ndi kukubwira. Iriya nda umwana twita si yabira. Bivuze ko birasa kiri ikiremba. Ni ikiremba nyine. None se niba ari ikiremba ndaguma hano nkora iki mama? Nzamuvuza ariko. Reka nzamuvuze. Imyaka yose ushize nubwo uretse kumuvuza. Erega ikibazo cye nta nubwo yemera ko arwaye. None se maka nkubwira wamamagaye mbwira ko ngomba kuza hano hasubirana umugabo wanjye nkica no mu mitungo yanjye. None se uragira ngo nkore iki? Ntabwo urimo kwitwara neza. Nese muragira ngo muheke umugabo. Ukamwegera ukamubwira neza, ntumurakarire, ukamusmayiringira, ukayibirika kose yashaka akaba ari ukamuha. Agasema birasa nanasuhuza akankankamira akanshihura, ubu urumva agiye twavugana iki? Ariko umugore mwiza burya ahindura umugabo we. Nuriya mwari ari hano sigira ngo yamwe. Mwari namurangije kubwira birasa ko nakimushaka. Namubwiye ko nanamenye ko inda twita atari ye. Ntabwo rero umwana agomba kukumuha. None se ni gute umbwira ngo umuntu yafashe imyenda aragiye? Fata telefone umuhamagare none agatumenya hano. Ngiye ndimo ndamuhamagara ntanyita. Umwari agize ikintu abone we nabibaza. Izina ry'Imana do ni we nabibaza. Uriya ni mushiki wanjye. Niwe wagakwiye kumwitaho. None urimo urabyirengagiza. Urimo uraza uvuga ngo imyenda ngo ibiki n'ibikirwa. Hirwa, impamvu uri kubona ngiye nahangayitse cyane. Ngiye rwose ndahangayitse. Ariko impamvu uri kubona nahangayitse cyane. Ejo bundi mwari twaravuganye. Ejo nako. Twari tugiye kuvana ngo tugende. Umwari yari yakameje ari kumbwira ngo nimureke yigendere. Rero ashobora kuba yakomeje uwo mwanzuro wo kugenda. Akaba yagiye koko. Icyo nshaka kumenya njyewe nanjye
mfasha ufate telefone umuhamagare byibura amenye ngo aranga ibindi rwose ubindeke mfasha rwose umuhamagare kuko ngiye kumuhamagara nanyitabe muhamagare byibura amenye ahantu ari gusa byonyine biraba bihagije birasa umwari agize icyaha umwari ibibazo ari murabizi abantu bana nabo hano urabazi nta kibazo cya mama nta n'ikibazo cya mushiki wanjye rwose inde wakubwiye ko bamwanga gute ntabwo bamwanga agenda bizi ko batamwanga mwana banza unyumva ariko banza wumva ibyo nkubwira ni gute wifata ukagenda utambwiye uyu se kandi banza wumva ibyo ndimo ndakubwira ni gute ugenda utambwiye mbabarira umbwize ukuri wageze mu cyaro alo umwana ahise nkupa nese birese mbabarira umbwize ukuri ni iki kibazo gihari gituma umwari afata inzira agakata agasubira mu cyaro none niba wizeye ko twagifatanya ukaba ugiye ndakifatanya nde ngiye hafi ntabwo ntinda uramenye rwose ntaho wajya nsigagiye nyine se usanga napfuye uraza usanga iki wicwa n'iki ariko wicwa n'umuntu ese mutinyira iki gatifu abandi bamutinyira iki umuntu aravuga ukagira ngo nta roho mutagatifu afite kandi rero bahena twe ntabwo ari sawa we hari ikibazo utagenuriye ntacyo mfitanye nawe ariko urebye nabi da wasanga twagishatse kandi kikaboneka uraseka urabona ibibazo oya humura ngiye ku muhanda ndaje nta kintu ribuze kandi tuzi uba ushaka kumvikanisha ko ibintu byose niba wabyumvise akubura nanyibukije da wavuze ukuri yewe ugomba kujya ku ruhande rwa musaza wawe kuko uyu mukobwa ni umunyamafuti 100% ugashyigikira musaza wawe hari n'andi uzi arinda yazita ariko sigomba ngo yamenye aho nayo ajye ku giti cyanjye nijye uyazi nkuko nawe hari ayo uzi ntazi ugomba kumushyigikira rero databuja ukamenya uburyo umutwara uriya ari musaza wagiye byivangamo musaza wawe mushiki we ntabwo ndashaka kumutekerereza sigara kuko ndaje kandi ucunga urugo se burya databuja ni ikigwari bigeze aho ngaho yatekererezwa na mushiki we nimumutekerereza ntabwo bwamushima ntabwo ukunda nibwo muhora mupfa nabuze impamvu nibwo muhora mupfa nta kigira ubwenge buzima tugambo twe ntabwo babikureba iby'inkondo zaho nandi ubyinjiramo ute ntabwo wihuse nihuta iki umwaraza yagiye gushakisha abana hanze aza kuduhangika ahangaha twebwe turatwererwa abana ese mabura wemera ati ibyo avuga ko ibyo avuga bifitiye igihamya Latifa ibyo avuga bifitiye igihamya ahubwo birasagena nabimubajije arambwira ngo umwana ngo ndaniye ngo ni muzima ngo ntabwo ari ikiremba ndabwira mwana wanjye wakwemeye urwaye nkakuvuza aratsimba ndabwira nti igihamya afite rero nuko uzaryamana na sisa akaba ariza kumbwira ko bimuzi si n'umugore wawe nabimubwiye nawe urarenze none nturi umugore we ni wowe ukwiye kumusuzuma sibyo ukamenya niba birasera kiza cyangwa kirwaye naho ibijyanye n'umwari byo najya n'iriya ndakubaye muteye nta nubwo tukimushaka aha ngaha umwari naguma hazahava nabi nahise ma yakubwiye ngo abyemera biriya niwe ugomba kubigiramo uruhare naho ibyo bivugisha ngo divorce ibyo bumuretse tubanze tumenye ikibazo afite neza uyu munsi cyangwa ejo nuca urwaho kiriya cyumba niwe ugomba kurananira yabindekere mama kandi umwana indekere ugomba kugenda ukaranana abagabo ni abantu boroshye nkumva ndabona kigezemo neza ugiye uragifunga ndakubwiye ngo ugomba gusuzuma birasa abishaka atanabishaka ubwo nakomeza kubyanga turamenye uko ameze ese mu bundi ntiwamuvuza mutari kumwe tugomba kubanza tukamenya kwanza ko arwaye birasa ubwo aranyumvisha ko ari muzima kandi niba umwari yaragiye kubyara inda ahandi n'igihe cyose amaze aha ngaha ni ukuvuga ngo birasa nta kintu barakora
wowe tuza ibyo bya divorce nanatekereza kuba ari ubisaba uzabyanga urumva ni njyewe ubwanjye ibintu uzabijyamo nzi neza ukuntu tuzabigenza ndakwizeye njyewe utaransubiza telefone nanjye ngiye kuzinga ngenda ngise naba nsigara hano naba mamarikize umwari atari muri uru rugo hano naba mamarikize i Rwanda bizi neza ko ndi mu bigeragezo bikomeye subiza telefone yanjye nigendere mbabarira ume telefone naba ndi hano mari iki ngiye naba ndi hano mari umva mubwire i Rwanda kandi unyumve ibazaho umwari yifata agasubira mu cyaro umva banze unyumve neza tubanze tuvugana ariko tunumvikane byibura ndabizi neza yuko njyewe abantu bose bari muri uru rugo batishimiye ko mbana nawe umwari ariko se hirwa waba uzi igisobanuro cy'urukundo ariko ndimo ndakugorora cyane umwana ntabwo nshobora kongera kubona umwari muri uru rugo uramutse uruvuyemo ukagenda ndetse ntabwo umwari yagenda ngo nawe ufate umwanzuro wo kugenda urumva naba nsigaye hehe wese birasa mbabarira umbwiza ukuri ubu ngume hano ngiye mariki kugira ngo mpagume kugira ngo nguma hano kwawe nibyo bizatuma umwari agaruka cyo rwose ntabwo mbyumva ukuntu umwari afata inzira akagenda atambwiye ahubwo ikintu ugiye kumfasha gerageza kuvugisha umwari umubwira agaruke mu rugo akira gerageza ukora ibishoboka byose njye yanze kunyitaba mubwira agaruke mu rugo ase ubundi kuki yahise gukupa kuki we ngo uhaye telefone yakumva ijwi ryawe nakubwiye yuko yarakaye kandi ndakubwiza ukuri ko nindamuka amenye koko neza by'umwihariko nkamenya yuko umwari adashobora kongera kugaruka muri uru rugo nta mpamvu n'imwe izatuma nkomeza kubana birasaba amatelefone wowe ibibazo byose bibera hano urabizi ibyo bintu ni ibintu ariko ukemera ukabana nabyo umwari ashobora kuba afite ikibazo gikomeye ngo none nanjye nsigara sawa Kanida vuze ukuri akazi ushinzwe aha ngaha ntako kugenzura inkondo karimo reka mve mu by'inkundo z'abandi injire mu by'urukundo rwanjye nabwo se ubundi harya burugero umugabo zahene bukwirireho ntuzamenyere yiguta ndabona ikindi gihe nta soni ibyo uvuze bishobora gukunda ushaka kumvikanisha iki ariko mu gihe ntari guhena nyine gusumba byo biba bimeze neza kuvuga ngo akose ubundi yirirwa mbarishwa n'ubusa waba ufite umugabo ukamara iminsi igera muri 5 hano sibyo birakureba bivuze ko nta mugabo ugira yigo ayina kumana nanjye rero utangiye kunyurira ariko hari ukuntu nafata ibiro byanjye bitoya nabihuza n'ibyo byawe byinshi ugasanga biraringaniye da buriya hari ahantu abantu bagera bakareshya abaremereye ibiro bigashira yewe ababyibushye bakananuka rucitse umurizo koko ninde uruciye umurizo iki nayo ntegereje wowe hena gute ushaka kumfata ukantinyuka utinyutse ndetse ariko ubundi ukora iki hano hena ukora iki ubona nkora iki ukora iki hano hembwa amafaranga ushaka kumva imbasi nshaka kumenya amafaranga ukorera ati ushaka kuntinyuka wangura umwenda nk'uyu wawugura ndakubaza yewe niba utangiye kuzana iby'imyenda wabasha kunyitaho ukambasha ukantunga ku buryo nshobora kurya uvutuga mu mutwe ngo we bahene kundi musi n'ikindi gihe ushobora nagushobora ariko sinagutunga ahubwo wantunga anyumvira ati bahe ikintu cyose cyari cyo igiki nkonje cunga neza ku rutwe rwawe kamufungurire ko kimeze tavaho nta fungura se ntamena umutwe da kwareba bamurika n'undi munsi ntuzongere kumenya Munya Isa mahirwe ndakubonye bitese Muraho Ruka bitese Yo ni Lucas Ni kagahungu kawe rero wakabonye kakuze mbega izuba Nikose harya muracatuye hano hirya ra utayudusura se ya hanyuma si harya wa muturanyi wawe aracagira amahane genda ubwire Karora aze mubwire genda ubwire mama aze mubwire
ngambwira harya wa muturanyi wawe aracagira amahane kwa kundi nta mahane agira ariko nyine ndabona hewe kakana si harya ubu kamaze kugira imyaka ingahera amaze kugira imyaka 6 sakano ka nyiruzuye kubera kiri kubimbaza urabona atakuze niko rero ndekera guca ndeberuka iki se kandi ndebera umwana bite yewe cakora ndemeye umva ko inyanza bogeze wemeye iki se umwana wawe asa na se asa nka se ntabwo uri kubibona se ni papa yo ku gahuru nubwo nyine yanaye akanya ngo akansiga ariko barasa harya ubwo yagutaye umuguhe mwakara tuzi twose twigeze kubanaho naho ndi nawe mwana wanjye mutoya uyu se ni nawe ni papa we ntabwo yaruzi Allô? Oui, vite c'est. Mais ute. Shase ayanjye ni maremare nyine amakuru yanjye ni maremare pe. Simfite naho nahera. Mfatekereza nyine kuba umugabo ntwitiye. Ubu ntiyaraye mu rugo. N'izi saha ntarataha, telefone ntiriho, sheri wanjye none byanshanze sinzi ikintu nakora. Ndi kumwe na mushiki we hano ari kumbwira ngo ni ntahe ngo njye iwacu, ubu se naje ndi umwe ndasubiraho turi babiri. Ni ibigeragezo yavuye hano twaserereye nyine iby'abantu bakundana urabizi ngo mutesha umutwe we sinzi ngo nirukana ngo abashyitsi ngo ibiki. Abashyitsi kizi ko ari inshinze ebyiri nari nsanze hano. Neza oya mbwiza ukuri. Wowe wataha mu rugo rwawe ugasanga abakobwa basuye umugabo wawe ukariactinga gute ugaceceka? Sheme, no. ibyo mwashatse byabaye ngaho ni mwishimye. Ibiki se kandi ibikira ni muserebure nyine habaye hano iyi ntambara zazizarangira ryari? ibyo twashatse atabyasiba ryaki. Ese ma uzwi ibintu bivuze ko ari byo kuva mu gitondo nanjye sinigeze mubona. banza katumutse hirwa vayo ko ndamuri urugo hacitse ibikuba habaye nibihe bikuba se byacitse birasaragenda ntashaka kuvuga ikintu cyabaye nka byagenze gute duha amakuru mwese twese nitubana muri iyi nzu mwana wanjye ari
ko munyabaretse kwiterera ubwo rero uri kugira ngo hari amakuru ntaho ngafite ayahe makuru se kandi njewe nk'umuntu rwose ushinzwe kugenda ngize guca nshinguye amatwi muri ugu mudugudu ndabizi neza ko uyu mwana ari uwo Rudoviko reka ego ko mana niba bakubwiye se umwana usa gutya ni uwa Rudoviko mu izina rya Yesu ariko munye wari makuru se wayakuye he none waretse kwigiranya akabanyacaro kubera kimugira umunwa koko abanyacaro kandi wowe ntahari mukihimbira mukavuga ibyo mushaka ubundi se wavugaga basa n'ubuhe nyine ni Rudoviko rwose ntawe uri kubona ko neza agashusho inzara hano guca agahanga n'imisatsi reka guca neza nyine umubaji ni umwe shokora nari narabyumvise rega ndavuga nubwo mvugaga amagambo menshi mu rugo umudugudu abantu bose barasaze ngo fefe ngo aravugaga mbese ntabanga ari muraraga mu mutwe ariko wowe ndaravuze ngo rwose nzakubikira ibanga mpamvu misemo ko kwihamagarira nyine nase urabihakanye ko none se ibyo ngibyo nyine abimenye gute nyine numvisha hari ukuntu nyine muri kuganira mbabona rega hari ahantu mwihugikaga guca ahantu hari insina mbanyuraho ku nsina muri kuvugana hari n'igihe yaguteruye uretse ko nyine ngiraga umunwa nkawufunga nawe ubundi mvuze burya amaso ganje kabonaga ibintu byinshi cyane ngameze nka gagandi k'abantu bakuru garusha Njemba wimbwira byinshi ahubwo tega amatwi nkubwira ibibazo nifitiye ungira inama nyine narabirukanye nari kubabwira iki kindi ngo amakosa nawe sinzi ibintu uri kumbwira wana njye nkeneye ko ungira inama y'ikintu nakora ubu ngubu ngo ntahe akubwiwe n'inama kiwangira nawe w'inshuti yanjye koko uzi ibintu byanjye byose ngo ibintu byose nkubwira uri kumbwira ngo nimve mu rugo wanjye nsubire mu rugo iwacu kwa mama erega ubu ndi umugore ntabwo nyiri umukobwa cyane none se sinwite ako ibintu ndi kuvuga uri kubyumva we umva ndumva nawe nta n'inama ungiriye umuntu w'inshuti yanjye se ubwo uri kumbwira ibiki njye mu rugo se ntegereze iki wowe nsiga umugabo ntegereze iki rega sheri wanjye ndakuze ndumva nta n'ibyo uri kumbwira hamana izo nama zawe sikigariwe ntugashinzira cyangwa uragira ngo nzaruve mu rugendo ntaho ndi bugendere ndabaza umwari ari kuva mu gitondo ko nawe nabonye ari he ahubwo sari ko mubana hano mu nzu twese ntitubana hano umva nkubwire ndakubajije ngo umwari ari nanjye nyine ndakubajije ngo ko tubana hano mu nzu gutuma uyu muhungu amaze kubyimba iki cyakumaza ubwoko buryo sigaye mvuga nawe ukavuga yego rani iki cyakumaza ubwoko buryo mamavuga nawe ukavuga wowe uratinyuka ukaza kunyubaka aha ngaha njye urimo urandenganya umva rero ndabavuze ngo umwari ariye ko nta nabonye kuba nanjye ntabwo uri kunyumva mama kukubwira ngo umwari ngendarana nawe uko tubana hano mu nzu kutaza uranyumvira wewe niba muri kubwira ngo iki cyangwa uratinyuka wowe ndavuze ngo icyo mubashe nicyo ugomba kunsubiza kuba murarana kuba mugira gute umuheka ako bakara bakukaranasuzugura ubundi uko nakubwiye ngo uve muri ino nzu ubundi uri hano mwande ntabwo nakwirukanye ase ubundi muri yifuza muzajya imitsi y'umwana wanjye kugeza none se urifuza ko mbaye ikihe gisubizo hano urakora iki naramwirukanye narakwirukanye ubundi se aracyakora cyangwa uracyakora cyangwa hano nese ubundi muragira ngo mbaye ikihe gisubizo ndakubaje ngo ubwira aho umwari ari ngena mbwira ahantu umwari uri cyangwa mu telefone mubaza ahantu ahubwo ari he ni mama uri gusubiza gutyo cyane nyine nibyo ni wa Rudoviko burya se ariko ndakwinginze sibyo uzambikira ibanga ntihazagire umuntu wo muri iki cyaro ubimenya sibyo ndakwinginze pe sana 5 mbwira kandi amafaranga weho mfasha uzambikira ibanga nzakwereka ikintu nzaguhemba nukomeza kuburana ndabigira 10 aho kuki abagore mukunda amafaranga umwana ni wa Rudoviko shira hagira umuntu
base kundeba mu rugo mu kanya umunwa guri kundya munya uze kundeba mu rugo mu kanya ngiye kureba umuntu nyawe munya nawe birancitse ngiye kubivuga umwana ngiye kureba mu rugo ko nyafite ninyabura ndashaka umuntu nyakanze kuyagura umutima kugiye kunturikana kubera ibanga basi ndakwinginze sibyo mbabarira uribike iminota mike gusa amafaranga ndaje nyaguje sibyo kandi uri kubona ko merewe nabi birenda kuncika bikajabuka ni mama uri gusubiza gutyo ntabwo ngiye ndimo ndamusubiza ni mama urimo urasubiza gutyo mumeze nk'aho mungana ariko we yego uyu yararezwe yarorowe n'umugamba barinde kursi ni mama uri gusubiza gutyo jewe ndimo ndamusubiza iki ndakubasha umwari ukibagirwa n'izina ryawe ndabizi wankubita ariko ntabwo ngiye ndi kumubwira nabi nubise ni gute mbaza umwari kandi hano twese tubana mu nzu ngaho bura jya kumushaka ugaruka umbwira hano ari kogasa burasa genda se ujya kumushaka uzumbwira hano mwese ko mu nzu nikabura genda ujya kumushaka cyangwa telefone zumbwira jewe ndimo kihorere mama mukubite mwihorere ngiye mu burenganzira oya mwihorere wimukubita ariko ndavuze ngo genda ushaka umwari hano ari uzumbwira mwese ubundi uramunkubitira iki ahubwo sinabura hejuru y'agasuzuguro kazundu umuntu yakunyuzamo iki mwese nsuzuguye iki ndavuze mama wamaye uburenganzira mbabarira nkwereke urabona birasa yahindutse sinzi ikibazo afite nabirasa nk'abakongera ibibazo mva ahangaha se nyine ugira umuntu utekirungurira ahangaha nubwo haje gutera ibibazo ahangaha ubundi mwewe mutaraza muri izi ukaryamaho kubyibuha katabyibuha nikabyuka karya ibyo katavunikiye buriya giye umunsi umwe uriya nzakinga hano ntabwo azongera Clara yangegera y'umukozi iri hehe Clara gwino hano nawe umuntu agwamagara byaha n'ibyo kurya gusa no kuzuza wese nta n'ikindi kandi sinagwamagara ngo ususete ibirenge ujye ugerageza wirukemo umwarari hagarara hano aho mureba neza umwarari ubona inyota yari ikwishe harya wambwiye ngo witwa umwari yego none se umwana ko mbona mu maso yawe huzuyemo agahinda n'intimba ufite ikihe kibazo wahora n'icyo wa mubyeyi ufite ibibazo byinshi cyane ko mbona ukiri mutoya se ibibazo ufite byinshi cyane wabitewe n'iki bituruka ku isi ntabwo ndi muto nanone kandi sindi na mukuru cyane gusa imyaka mfite nararushye bihagije pe hangana none ko ngusanze hariya ruguru wari ugiye nanjye ntabwo nzi iyo ndi kujya pe naba nkubesha ukava iwanyu ugafata urugendo utazi ahantu uri kujya ntabwo ari iwacu n'iwanjye ubuvuzi gakondo muganga matovu ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera uyu muhanga guhanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi, aho bagukorera reflexology ariyo nkanguramyakura, detoxification ikura imyanda mu mubiri, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije, aromatherapy ihashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero, ndetse na massage ivura umugongo n'amavunane.
si ibyo gusa kandi kuko arakuvura indwara zigiye zitandukanye, amibe, igifu, umwijima, diyabete, asima, sinezite, abagabo batabasha gutera akabariro ndetse n'indwara zifata mu myanya y'ibanga y'abagore. Witinya kumugana kuko aragufasha rwose. Muganga Matovu ni umuhanga cyane mu kuvura amarozi, amahuherano, amategano ndetse n'akarande zo mu miryango. Muganga Matovu aherereye Kicukiro mu Gatenga, uzamuka umuhanda ujya i Murambi ku bitaro uhasanga icyapa cyanditseho ubuvuzi gakondo. Muganga Matovu ni metero 150. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara nimero ziri kuri ekara yawe. Ubuvuzi gakondo, isoko y'ubuzima. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze.